yuzuye magahinda ariko inama nkugirira ingero mugeza niwe ushoboye byose yatsinze imiruho y'isi umwiringiye wese ntazakorwa n'isoni azakwambika imbaraga ugenda ubinyuramo byose kwigerezo muzibanire mu bwami bwo mw'ijuru wasi urabeshya ahantu kuturuhije kenshi uzasigarura amatongo twigenewe si nziza aho tuzaruhukira iteka ibibazo twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe wasi urabeshya ahantu kuturuhije kenshi uzasigarura amatongo twigenewe si nziza aho tuzaruhukira iteka ibibazo twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe abantu baragerageje kwishakira ibisubizo ngo hari babona uko banyura muri yese ariko bibagiwe yuko kwigerezo ry'ubu buzima haremwo bonde bose matuzaba mushuti n'amarira azabayo naguhangayika kubayo abazajyayo tuzahoda n'umunezero iteka ryose wasi urabeshya ahantu kuturuhije kenshi uzasigarura amatongo twigenewe si nziza aho tuzaruhukira iteka ibibazo twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe wasi urabeshya ahantu kuturuhije kenshi uzasigarura amatongo twigenewe si nziza aho tuzaruhukira iteka ibibazo twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe wishakiye imibereho ineze zabitangaje akiri ku isi ariko Lazaro we nubwo yari ababaye cyane ibanga nuko yarafite agakiza nuko ku iherezo ryabo nyamutunzi ararira Lazaro we ahoraga imbazi mana ibihe byose wasi urabeshya ahantu kuturuhije kenshi uzasigarura amatongo twigenewe si nziza aho tuzaruhukira iteka ibibazo twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe
twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe ibibazo twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe ibibazo twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe ibibazo twagereye iwawe tuzaba tubyibagiwe 103.6 Hot FM. tunganye kubera ubuyobozi bubi icyo gihe ariko byose biri ku murongo dushimire Imana yaduhaye Perezida Kagame Paul n'abadepite n'abaminisitiri bose turagukunda nyakubahwa nawe banyacyubahiro mwese dushima cyane byo mudukorera Imana yacu ibaha umugisha leta y'ubumuraga hora ku ngoma uragasagamba turavuga tuti jya mbere bigeze y'ubugingo turabushyigikiye uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyane cyane ubw'umukobwa n'umugore bitabeho cyane muri iki gihe cya leta y'ubumwe nabyo turabibashimira kubirara maganwa hirya no hino mu gihugu ndetse n'akayegane dushimira Imana yaduhaye Perezida Kagame Paul n'abadepite n'abaminisitiri bose turagukunda nyakubahwa nawe banyacyubahiro dushima cyane byo mudukorera Imana yacu ibaha umugisha leta y'ubumuraga hora ku ngoma uragasagamba turavuga tuti jya mbere igezi y'ubugingo turabushyigikiye sinakubwira dufite amahoro dufite umudendezo kubera inzego zibanze mwashyizeho mwaratudabagije mwarakoze murakarama dushimira Imana yaduhaye Perezida Kagame Paul n'abadepite n'abaminisitiri bose turagukunda nyakubahwa nawe banyacyubahiro mwese dushima cyane byo mudukorera Imana yacu ibaha umugisha leta y'ubumuraga hora ku ngoma uragasagamba turavuga tuti jya mbere bigeze y'ubugingo turabushyigikiye
Turabasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ikaze mu kiganiro ubyutse burakenewe, ikiganiro mugezweho n'itorero rya United Christian Church, itorero ry'ubumwe bw'abakristo, itorero rifite icyicaro mu karere ka Kicukiro, umurenge Niboyi, akagari Niboyi, umudugudu Nyarubande. Itorero riyoborwa n'intumwa Charles Rwandamura, mu zindi ndimi na apostle cyangwa apotre Charles Rwandamura, niwe mushumba mukuru w'iri torero, n'umutangizi kandi akaba n'umuyobozi w'iri torero. Rero tunejejwe no kuba turi kumwe namwe inshuti za Hot FM, mukurikiye iyi radio ku 103 n'ibice bitandatu. Turagira ngo rero tubahe ikaze inshuti kandi za UCC mwese aho muri mukunda UCC, abanyamuryango b'itorero rya UCC mwese tubaha ikaze kandi turabasuhuza mwese abadukurikira muri aka kanya. Tuzi ko muri benshi mudukurikira muri mu turere dutandukanye tw'igihugu cyacu, abari hano mu karere ka Gasabo mudukurikira, Imana ibaha umugisha. Abari mu karere ka Kicukiro, karere ka Nyarugenge, mwese muhawe ikaze. Inshuti zacu twabanye ku munsi w'ejo kandi n'uyu munsi wa none mpamya ko turi kumwe mu karere ka Gicumbi, abo mu karere ka Nyagatare, Gatsibo, Rwamagana, Abangoma, Abakirehe. Inshuti mudukurikira muri mu karere ka Bugesera, muhawe ikaze mu izina ry'Umwami Yesu. Waburi mu karere ka Kayonza, nawe uze kutumenyesha ko turi kumwe, niba twumva ukabukurikiye 103 n'ibice bitandatu. Mwibutse ko kuri itorero rya UCC n'urusengero rw'ivuga butumwa bwiza, ubutumwa bubatura, ubutumwa bukiza. Murumva ijwi rya Pastor John Nsabimana guturuka muri iryo torero. Ndi kumwe muri studio za Hot FM, turi kumwe nanone n'umukozi w'Imana twari kumwe ku munsi w'ejo, Pastor Bena guturuka mu itorero rya UCC hariya Ikabuga, ishami rya Kabuga, itorero rifashije benshi aho ngaho muri Kabuga. Ndagira ngo rero mwubwire ngo turi kumwe, arakomeza uyu munsi wa none kandi akomeza kutubwira ibyiza n'ibyo Imana ikora hari ahantu, kugira ngo nawe utuye hafi aho ngaho nugacikanwe, nugahere mu rugo rwawe wigunze, abadayimoni bakwihereranye, kuko igihe cyawe cyo kubaturwa no kubohorwa n'iki, kuko Imana ikudutumyeho. Reka muri uyu mwanya twumve Pastor adusuhuza kandi ari bunadusengere kugira ngo twinjire mu butumwa bw'uyu munsi. Uwiteka bagire neza. Turabashuhuje bakristo batwumva, turabasuhuje inshuti zacu za UCC, turabasuhuje Banyarwanda mwese muteze amatwi iki kiganiro kivuga butumwa ububyutse burakenewe. Iki ni cyo gihe cyawe. Mbere yuko mvuga ibindi byose reka nsenge. Data, turagushimye, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe kuko uri umutunzi w'imbabazi. Tugushimiye neza yawe, utugirira uko bukeye n'uko bwije, ari twebwe Abanyarwanda, ari n'ibindi bihugu birimo kutwumva. Icyubahiro kirusheho kuba cyawe Mwami wanjye, kubw'aka kanya wateguye kugira ngo tubwire ubwoko bwawe kugira neza kwawe. Erega Mana, ukuboko kwawe kurahambaye, kurabatura, kurakora ibikomeye n'ibitangaza. Mana, turakuvuga tukuzi. Niyo mpamvu nsenga kugira ngo amatwi yose arimo kumva iki kiganiro, Mwami, abantu bafashwe mu izina rya Yesu. Kandi Data, turakwinyize kugira ngo Mwami n'abatarakizwa bakire Yesu, kugira ngo bazabone n'ubugingo buhoraho. Turakwakiriye hagati muri twe, Mwuka Wera w'Imana, urusheho gukora umurimo wawe muri aka kanya, mu izina rya Yesu dusenzemo. Turababwira ngo bene Data, mukurikirane iki kiganiro, ntihagire ikikurogoya na kimwe, ntihagire ikirogoya izi imbere yawe, kuko nta kanya kawe ko kugira ngo baturwe. Waruboshye, warubabaye, warurushye, warunanijwe cyane, warugowe. Uyu munsi wa none urabohoka mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'Uwiteka Imana aka kanya zigiye kukubohora zinyuze mu ijambo, kuko twebwe dukorana n'ijambo, kandi Kristo niwe jambo, kandi niwe tukuzaniye. Rero guma hamwe, nujye hirya no hino, ntihagire ugukoma, ahubwo wicara utega amatwi, kuko uyu munsi niwo munsi wawe, niko Uwiteka Imana avuga. Yesu akugirire neza, ukurikire ijambo. Arakoze cyane. Ndagira ngo inshuti mukurikira muri aka kanya mutege neza amatwi mu kiganiro mugezwaho n'itorero rya UCC cyitwa ububyutse burakenewe. Ndagira mbwire buri muntu wese ngo aya magambo si amagambo apfa kumanuka. Ni Imana y'igihe ikora mu bihe igahindura ibihe. Niba ivugana natwe ko iki keneye kandi ishaka gukora muri iki gihugu cyacu ari ugusuka umwuka w'ububyutse mu gihugu, mu itorero ryayo, kugira ngo abantu bagarukire Imana. Hari impamvu nyinshi zituma buri muntu wese utwumva wari ukwiye kumenya igituma ukeneye ububyutse.
kuko umwanzi ari igihe ashobora kugutwikira akaguma amaso ntushobore n'ibitekerezo byawe ntibishoboye kumenya neza n'iki gituma ukeneye ububyutse cyangwa n'icyo ukennye. Ariko buri muntu wese unyumva ahari mu mutima uravuga ngo ibintu bigomba guhinduka. Hari irindi jwi rivugira muri wowe rihora rivuga ngo ariko ibi bintu bigomba guhinduka, imyizerere yanjye bigomba guhinduka, uko nyizwa bigomba guhinduka, uko nsenga bikwiriye guhinduka. Iryo jwi ryo ridatuza ritanyurwa rihora muri we rikubwira ngo hari ibintu bigomba guhinduka. Hakaza irindi jwi rikubwira ngo ngo rwose bigutwaye iki, ngo abandi bose niko bameze. Bene iryo jwi ni rya Satani rikubwira ngo n'abandi bose niko bameze. Ariko hari ijwi rihora mu buzima bwawe rihora rikubwira ngo hari ikintu kigomba gukorwa, hari ikintu kigomba gukorwa kugira ngo ibintu bihinduke. Ni ijwi rero ry'umwuka w'Imana. Imana ivugana nawe irashaka ibintu bihinduka. Rero mu buzima bwawe hari ibyo ukennye, hari ibyo ubuze, hari igisuzuguro cy'umwanzi kiri ku buzima bwawe. Satani yaragusuzuguye, mu muryango wawe ibintu birakomeye, yemwe nawe ukizwa neza, amahoro nayo, nta munezero, nta guhuza, nta bumwe, gutandukana, kurwana, guhangana, abantu muragundagurana, nta munezero uri hagati muri mwe. Ndagira mbwire ngo icyo ukeneye, icyo mukeneye mu nzu y'iwanyu ni ububyutse. Icyo mukeneye mu gice cy'iwanyu ni ububyutse. Niba hari imbaraga zibatwikiriye zibicariye, ni ubukene, ni ubushomeri, ni agahinda kadashira, n'indwara z'urudaca, ni uwuhe mwuka ubasuzuguye mu nzu y'iwanyu. Urumva wifuza ko ibintu bihinduka, umwuka w'Imana aravuga ngo ububyutse burakenewe. Hakenewe ububyutse mu buzima bwawe, hakenewe ububyutse mu nzu yawe, ukenewe ububyutse mu misengere yawe. Wewe wari warakijijwe ukumva ntugifite urukundo n'umurava wo gukomeza gukizwa. Urumva inzara n'inyota by'agakiza byarashize. Urumva warahenebereye, warumiranye, warakamye, na nzara na shyaka ugifite, wa murava wagiraga, yangoga wagiraga yarashize. Ukeneye ububyutse, muri we hakenewemo ububyutse. Nicyo gituma rero nk'itorero rya UCC hatangiwe amasengesho y'iminsi 210. Aya masengesho agamije gusengera igihugu, gusengera imiryango yacu, gusengera itorero rya Kristo mu Rwanda, komeza kwibutsa Imana amasezerano yasezeranyije itorero ryayo, ni gusengera abera, gusengera abanyamuryango b'itorero rya UCC kugira ngo ndashoboye gutera imbere no kugera ku by'Imana yabavuzeho. Umwanzi ye kubariganya. Nawe utwumva, nawe uri muri abo bantu Imana dutuma gusengera, uri muri abo bantu Imana dutuma gusengera. Nicyo gituma tuje kuri radio kugira ngo tukumenyeshe icyo Imana ishaka gukora mu isi y'umwuka n'iki kirimo gikorwa. Ibintu bigiye guhinduka mu izina ry'Umwami Yesu. Umva uko duhanura ku buzima bwawe, ibintu birahinduka. Wowe utwumva, tuje kwamamaza no gutangaza, turamamaza ngo birahinduka mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana iri bushobore gukomeza kwihangana, yihanganira ibintu bidatunganya mu buzima bwawe. Irashaka icyubahiro cyayo kigaragara, irashaka izina ryayo ryamamara, irashaka ko agakiza kagaragara, irashaka ko bimenyekana ko ifite amaboko n'imbaraga. Ntabwo iri bushobore gukomeza kwihangana umwanzi akomeza gusuzugura, ufite amaganya n'agahinda, utuka izina ry'Uwiteka, utukisha izina ry'Imana, gusa naho udafite Imana nyamana. Wigeze gukizwaho, urakijijwe se, ariko urabona ibintu bikomeye. Abakuzi n'abakureba baravuga batari ko se koko Imana yiri hehe. Imana rero icyo nicyo gitumye ihagurutse, isutse umwuka wayo ku itorero rya UCC, ivuganye n'intumwa cyahise Rwanda mura, ashyizeho amasengesho y'iminsi 210. Buri munsi tuboneka imbere y'Imana dusenga, dusengera ibibazo byacu, tuzana amaganya yacu n'ingorane zacu imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Turabona rero ukuboko kw'Imana muri iyi minsi mike tumaze, turi mu cyumweru cya 4 cy'aya masengesho. Muri iki cyumweru cya 4 tumaze kubona imirimo n'ibitangaza. Abaza basaze bamaze gukira, abantu bamaze, abo Satani yatwazaga igitugu tumaze kugira ubuhamya bukomeye bufatika. Abantu bamaze kubona akazi, abantu bamaze kubona ibitangaza muri iyi minsi tumaze dusenga. Iki ni cyumweru cya 4 nkubwire, turacyafite ibindi byumweru 29. Oh my God, ibyumweru 26. Ibyo byumweru 26 ni ibyumweru twizera Imana, ni ibyumweru turimo dushakisha Imana, dushaka amaso hayo. Turashaka kubona ijambo ryayo riba ijambo rifatika rihinduka igikorwa, kuko Imana yacu ni Imana ikora ibyivuze no gukora irabikora. Turashaka rero gusaba imbaraga zayo. Hari ikintu kimwe narimo mbwira abantu nimugoroba ku itorero ryacu rya UCC, narimo mbabwira ngo buriya ibintu byose bitangira Imana yagiriye abantu imbabazi banza kohereza ubwiza bwayo. Ukumva umutima wawe uragenda uyenga, umutima wawe utangiye kunezerwa, utangiye kugira ibyiringiro, ugacya. Nyuma yaho rero ikamanura cyitwa imbaraga zayo. Imbaraga zayo zimanutse rero zirukana kandi zigakuraho buri nzitizi yose yari imbere yawe. Nyuma y'imbaraga zayo hamanuka icubahiro cyayo. Icyo cyubahiro cyayo rero kimaze kumanuka ku itorero, iyo kimaze kumanuka ku muntu, ubwo ngubwo ibitangaza n'ibimenyetso, kubohoka kuzuye kuraba.
noneho umuntu agatangira kugenda muri ubwo mbuntu no muri icyo cyubahiro, ibintu bigahinduka, abantu bose bakabona byarahindutse, bigashoboka, bigakunda ibyari byaranze. Shuti rero mukundwa, dore icyo tuje kubwira wowe uririra mu nzu yawe, uririra mu rugo rwawe, urarira iwanyu ku musozi w'iwanyu, abantu bose barakumenye ko ari wowe uhorana ibibazo. Ihute vuba cyane ugere kuri UCC ku butaka bwera, ihute vuba cyane ugere hariya Igirugari kuri UCC Kabuga, uhagere uhabwe umugisha. Ihutire vuba cyane kugera aho hantu tukubwira, imbaraga z'Imana zirahari, ukuboko kw'Imana kwamaze kumanuka. Nkunda kubwira abantu ngo umukororo mu by'imbabazi wamaze gutambika. Imana irashaka kugirira neza abantu barushye. Wowe wumva urushye mu mibereho, wowe wumva urushye ibyo bintu, wowe wumva ushaka kubona ijambo ry'Imana imbaraga zayo zigaragara, ihutire vuba kugera kuri UCC. Ihutire vuba cyane kugera kuri UCC buri mugoroba ku isaha ya 11 tuba duteranye turi imbere y'Imana dusenga. By'umwihariko hariya ni boy dufite umukozi w'Imana Reverend Fred Nyamurangwa, yatangiye umunsi w'ejo, ari mu mavuta adasanzwe, ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Imana iramukoresha imirimo ikomeye, amagambo aca mu kanwa ke arimo gukiza ubuzima bwa benshi. Hariya ni mugoroba uyu munsi ku isaha ya 11. Ihutire vuba uvuye mu kazi kugera kuri UCC hariya ni boye, uhagere ku butaka bwera, urahabwa umugisha. Turi kumwe nawe uyu munsi, turi kumwe nawe ku wa gatanu ndetse no ku cyumweru, nucikanwe n'uyu mukozi w'Imana. Tubafite rero ibyiza, turagira ngo dusome icyanditswe, wumva uyu munsi duhagaze hehe, Imana idutumye kukubwira iki, ni iki Imana ibona mu bantu bayo, ni ikibazo ki ibona kandi ishaka gukiza abo bose bababaye. Iyo dusomye igitabo cya Amos ibice 8 umurongo wa 11, Amos ibice 8 umurongo wa 11, ijambo ry'Imana riravuga ngo, kadusome: dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, nizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kamende cyawe gato wumve icyo umwuka w'Imana aduhishurira ahangaha. Imana ubwayo, umva ijambo ry'Imana uko rivuga. Hari ahantu Yesu yavuze ngo nawe uzi wanjye atari data umureheje. Nawe ushobora kuza kwa Yesu, nawe ushobora kuza mu bumana atari umwuka wera umureheje. Imana ubwayo iravuze ngo izateza inzara mu gihugu, izateza inzara mu nzu z'abantu, atari inzara y'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa. Uyu munsi tuvuga ari abantu bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa, ufite ibyo urya, ufite ibyo ufite ibyo wambara, ufite ahuba. Imana yarabikoze ibyo ngibyo, yarabikoze, ufite umutekano. Ariko hari ikindi kibazo ufite, hari icyo ubura mu buzima bwawe, nicyo tuje kubwira uyu munsi wa none. Pastor ndagira ngo ubwire abantu, hari icyo abantu babura. Ibyo kurya barabifite, ibyo kunywa barabifite, barambaye, abambaraga ubusa uyu munsi barambaye, abatari bafite aho barara uyu munsi bafite aho barara, abatari bafite akazi uyu munsi muragafite. Hari abantu uyu munsi batwumva yaravuga ngo wacu nta wize, ariko uyu munsi mufite degrees zitandukanye z'abantu batandukanye, ariko hari ikindi kintu kikibura. Pastor urakoze. 96 nigeze kugira iyo nzara n'inyota. Oh my God. Mfite byose, nta kintu na kimwe mbuze. Amafaranga yari ahari, ubushobozi bwo kundihira amashuri bwari buhari, buri kimwe cyose, nambara ndyamaheza ameze neza. Ariko mfite icyo mbura, kandi aricyo n'umuntu urimo kutwumva iyi saha aricyo kibazo nawe afite. Naburaga kwegera Kristo, naburaga imbabazi za Yesu muri njyewe. Nari mfite inzara n'inyota y'ikindi kintu nanjye ntarinzi, kugeza igihe umwuka wera w'Imana igihe yamfatiyeho aransanga umunsi umwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2096. Uwiteka Imana amfataho, aransanga, anyereka icyo naburaga. Kuva icyo gihe sindongera kugira iyo nyota. Inyota ni iyi, niyo kumva hari icyo ubura mu bugingo bwawe, kandi noneho ufite byose, ufite ibiryo, ufite n'amazi, ufite na ji, ufite n'amata, ariko urabura ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, urabura kwegera Imana yawe, urabura gufata ku bitangaza by'Uwiteka Imana. Yewe ushobora no kuburyama mu buriri bwiza, ariko nta n'umwana wifitiye. Turakubwira ko iyo nyota yo kubura umwana, iyo nyota y'ubugumbo Uwiteka Imana yimara. Ushobora kuba ufite byose, uragenda mu modoka nziza, ariko ufite inyota, ufite inyota yo gukira indwara, ufite ikirwara cyakugoye, ariko hari Imana ishobora kugukorera ibitangaza. Inyota yari ku bugingo bwanjye, Kristo Yesu yarayihanaguye. Ubu ngubu ndamaranira kugera aho Kristo yamfatiye, naho yanteganyirije. Ndakubwira mwene data,
wowe uteze amatwi y'isaha ufite agahinda ufite intimba kandi mu by'ukuri wareba mu isafuriya ukabona biruzuye wareba kuri televiziyo ukabona rwose ufite furati ufite abavandimwe bakuzengurutse ariko ufite cyubura urabura Kristo mu bugingo bwawe. Iyo niyo nzara Bibiliya yitubwira umwuka wera w'Imana arimo gusoka akakanya. Rero twaje kukubwira hano kugira ngo wumve ijambo nurangiza ukira inzara iri mu bugingo bwawe. Tega amatwi cyane urajya kurusozanya natwe iyo nzara ivuye mu bugingo bwawe. Hari umuntu urimo twumva muri aka kanya aravuga ati kweri giye iby'inzara n'inyota sindanabisobanukirwa muri mo muvuga. Ariko hari abantu mu buzima kambanze nangirira ahangaha Imana iri mu muntu yamusizemo icyuho. Iki cyuho ni cyuho cyo kuramya Imana. Iki cyuho umuntu ahorana buri munsi mu mutima we mu bugingo bwe ni icyuho cyo gusabana n'umuremyi we. Yes, yamusigiyemo icyo kintu cyo kuramya umuremyi we. Hanyuma rero umwana w'umuntu buri munsi kuko agomba kugira icyo umwanya ko ari cyo kimuruta. Rero nicyo gituma umuntu ashaka guhindukirira n'ibigirwamana ugira ubuntu akaramya Imana nyamana. Hanyuma ubuze ibyo byose cyangwa se uhisemo kugira ngo akurikire ibitari mu mari inyota nyayo. Bibiliya iratubwira ngo yemwe abafite inyota nimuze, abafite inyota nimuze mungureho. Uyu ni Yesaya wabivugaga ibice 55. Aravuga kuri iyo nyota tugiye kongera tuyisome mu kanya gatoya. Tugiye gusoma icyo cyanditswe umenye neza iyi nyota n'inzara ijambo ry'Imana ririmo tubwira cyangwa Uwiteka arimo avugana natwe. Mwubwire wa muntu uteze amatwi Uwiteka Imana nyiribihe abasha kugukiza iyo nyota. Wowe wari ufite inyota y'inzoga ukanywa ariko ntushire inyota, ugasambana ariko ntushire irari, yewe ukiba ariko ibyo wiba nibigikugirira akamaro. Hari ikibazo ufite, hari icyo Uwiteka ashaka gukora gushyira mu buzima bwawe, akaziba icyuho Satani ashyize mu buzima bwawe. Kuko umwami w'umwijima ashyira icyuho mu mutima w'umuntu kugira ngo buri munsi uhore ushaka ibibi, ugashaka gukemuza iyo nyota, ushaka kuyikirisha ibitavura nyabyo. Reka wumve ibice ni ibice 55 bya Yesaya. Umurongo ni uwa mbere. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Kandi aravuga ngo muze mugure. None aravuga muze mugure, yarangiza akavuga ngo kandi muze ngo n'udafite ifeza nawe naze. Ibi ntabwo ushobora kubisobanukirwa keretse ubuntu bw'Imana. Icyo avuga hari ukuvunja cyangwa se uravunja ari cyo urakura ugahabwa ikindi, hari ikiguzi utanga. Rero aravuga ngo nawe kandi udafite ifeza. Kandi ikibazo turimo tuvuga ubu wabuze ifeza. Nta muntu urimo nyumva ufite ikibazo cy'ubukene, ufite ikibazo cy'ubukene, ikibazo cy'ubushomeri. None Bibiliya tubwira ngo muze mugure, kandi n'ufite n'ibyo ugurusa. Ibi ngibi tuvuga akagakiza rero ntabwo kagurwa, ahubwo sobanukirwa neza ibyo tukubwira. Aravuga ngo bafite inyota. Mbere na mbere kambanze ku bantu bafite inyota. Hari abantu mu buzima bwabo yabuze umukunda, afite inyota yo gukundwa, yabuze urukundo. Hari undi muntu utumva ahorana buri munsi icyaka cy'inzoga. Hari undi utwumva ahorana irari ry'ubusambanyi, araya adasambanye ntabwo. Kandi iyo amaze kubona wasambana nawe agira ngo birarangiye, ahubwo ubushake bwo gusambana bukarushaho kuba bwinshi mu buzima bwe. Ahora yaka. Uyu muntu akeneye guhura na Yesu Kristo, akeneye guhura na Yesu umara inyota. Uyu niwe Yesu tuvuga wahuye n'umugore wari kwiriba. Uwo mugore wari ugiye kuvoma aravuga ngo jewe mfite ikimara inyota, nunguha amazi mfite nuzigera ugira inyota ukundi. Umugore niye bisobanukirwa aravuga turavomesha iki ko nabona udafite ikivomesha. Aravuga ati jewe icyo nguha gitandukanye n'icyo ureba ni kubitekereza. Kugeza igihe yicaye amubwiriza ubutumwa, aramurondora, amenya ibyo byose. Nshuti rero mukundwa utwumva, turavuga ngo Imana idutumye kukubwira ngo izateza inzara n'inyota mu gihugu. Inzara ntabwo izabereye ibyo kurya, ntabwo izaba ariyo kunywa oya si y'amazi. Iki ni gihe rero mbwira, kuko dushingiye ku bantu duhura nabo hirya no hino muri iyi minsi, abantu bakeneye ijambo, bakeneye ijambo rizima, abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Hirya no hino abantu barajarajaye, barabeshywe.
bagiye mu byumba by'amasengesho barabeshwe bakubise hirya no hino babarambitseho ibiganza barabeshwe ariko ntibabonye ibisubizo bakeneye ijambo ry'ubutware bakeneye abakozi b'Imana bafite ijambo ry'ukuri ribabature kuva mu buretwa ijambo rizima ijambo rizana ubuzima rizana ubuzima kuko hari icyo abantu babuze nicyo tuje kubabwira ngo yemwe murikira kubeshwa Imana irabizi ko urusha kubise hirya no hino yewe ugeze naho utagifite icyizere mu bantu b'Imana no mu nzu y'Imana ariko hari igihe Satani abanza kukoherereza hari ijambo Yesu yavuze sinzi niba abantu bajya baritekerezaho neza aravuga ngo abambanjije bose barabajura n'abanyasi abambanjije ariko hari igihe Yesu akuzana umuntu finally akaza ariwe gisubizo cy'ubuzima bwawe nk'uko tujana kuri Hot FM ku 106.6 tuje turi igisubizo cyawe rero Imana iraduhagurukije ngo tuze tuvuge mu buzima bwawe wahuye na benshi bakubwiye ibyo bakubwiye n'ibyaba n'ibyagera ariko turakubwira ngo turatorero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi turitorero kubwira ijambo rikubatura turitorero rikuzana ijambo rigukiza ahantu uri ubabaye wigunze waratawe warabeshwe warashutswe ntiwigeze ubona igisubizo nyacyo Yesu aravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi n'abadafite ifeza nawe vayo ngwino vayugure hari ikiguzi pastor atubwiraga komeza tubwire icyo bisaba ijambo riratubwiye ngo kuki mutanga ifeza mukagura ibyo ngibyo bitabamara inyota yes inyota ugomba kugira muri wowe ni inyota yo kwegera Kristo nshuti yanjye ni inyota yo gufata ku bitangaza by'umwami wawe wowe uryamye mu rugo iwawe uvuga ngo byararangiye barambeshye wowe watanze biguzi ku bantu batagufitiye igisubizo itorero rya UCC nta biguzi dukeneye abantu baza bafite inzara n'inyota byo kwegera umwami wabo byo kwegera umwami w'abami nshuti yanjye turakubwira ngo ngwino wowe ugerageze gusa ngwino wegera uru rusengero ngwino winjire mu rusengero ngwino usengane natwe muri aya masengesho umaze urafata ku giciro cyinshi Kristo arimo kuguha nshuti yanjye turakubwira ngo urekera gutanga amafaranga yawe ku ndaya hari Yesu ushobora kumara inyota y'uburaya muri wowe erega natwe twari abanyabyaha erega natwe twari abasinzi erega natwe twararaguzaga amafaranga yacu tuyajyana mu bapfumu pastor mva ko ngako umva abanyarwanda bajya mu bapfumu niyo mpamvu ubona n'abarokore ibintu by'umwana babigize nk'ubupfumu aragenda bakamubwira ngo mpereza 10,000 ngo nkugere ku musozi urimo uratanga ifeza ku kintu kitari bukureho ikibazo cyawe ngwino wiyegerera Imana yawe turimo turakubwira ngo ngwino wegere Imana nyamana ngwino wumve ijambo nyajambo rizima ritanga ubuzima none nurangiza wifatira ibitangaza byawe nta kiguzi runaka utanze ikiguzi Kristo asaba neki nugutera intambwe ukareka byose tera intambwe gusa ugasiga ngwino irengagiza ibindi byose irengagiza izo nshuti zirimo kugushuka wirengagiza akazi ukingeho iminota ingawe winjire mu nzu y'Uwiteka Imana ushaka amaso y'Uwiteka Imana twese twahuye n'Imana itumara inyota Kristo Yesu yaradutabaye ngaho komeza humve umva uvuze ko bagiye mu bapfumu abapfumu babeshya mu minsi ishize muri aya masengesho turimo dusenga ndakubwiye ngo ubu tumaze iki ni icyumweru cya kane dusenga Imana iherutse guhurutura umuntu imukura mu nzu y'umupfumu aza yirukanka kandi twari tumaze iminsi tubisengera n'ubu turacyasenga mboneye kubwira buri muntu wese waboshwe n'abapfumu barakubeshya barakubwira ngo umunsi wabavuyeho uzapfa ntabwo uzapfa arekera gutanga ibiguzi bitari kuzana ubuzima uyu mugabo rero yari ahantu kwa mupfumu mu masengesho twasenga twaravuga ngo turabohora imbohe zose ziri mu bapfumu turabohora imbohe zose ziboheye ahantu mu ndaro izibohewe mu masenga y'abadayimoni turabara nona bakanguce baveyo nubu nicyo turimo tuvuga niba hari isezerano wagiranye n'umupfumu niba hari ibyo umupfumu yagutumye ukaba uri mu kibishakisha oya rekera ahubwo uyu munsi utwumvishije ihute vuba cyane uze kwa Yesu uze kuri UCC turagufasha kurushaho uyu mugabo rero arahatoroka araza agera kuri UCC umugoroba umwe byari kuwa gatandatu w'icyumweru gishize aravuga ati jewe bwo ndeba hanorotse umupfumu ndavuga kweri ibi nibyo nasengeraga ibi nibyo nashakaga nashaka kubona yutorotse umupfumu ati nabagiwe nagiye wajyaga wahira ubwatsi bw'inkaze tekereza gukoresha uburetwa nk'ubwo ngubwo nukuri bakuraga abazima yagurishije ikibanza cye yari yarakoreye iminsi myinshi cyane urugo rwe abana be abasize gasozi umugore yisubirira iwabo aravuga ati uyu mugabo ntago nshobora kubana nawe wabuze ubwenge gutya ikibanza arakigurishije kijyanye kwa mupfumu umupfumu nanyuzwe
azindutse buri gitondo cyaka saa 12 yabaga yageze iwe yagiye kwahira ubwatsi bw'inka ze yabuze ibyo yishyura none hatangiye gutanga imbaraga ze titi imagine tekereza icyo gitekerezeho wabuze ibyo wishyura umupfumu atangiye kugukoresha ubucakara jya ugenda uhingire uzane ibyatsi by'inka ze amaze ibintu bye birashize none afashe no ku buzima nakigira haba afashe no ku buzima bwe atangiye kumugurisha uburetwa uwo muntu umubonye ndabwira kweri ariko aho yamukorereye igihe yatangiye kumukorera no gutanga ibye mu bapfumu cyaka no kirashira cyashize ryari kibibazo umva ikibazo yari afite yagiye ajyayo yatwawe n'undi muntu aramujyana aramubwira ati kandi utazavuga ko ari igihe wagujyanyeyo utazabivuga nubivuga agiye tuzabonana yari yaribwe ahantu yakoraga hari utuntu ibintu yari yaribwe amaze kwibwa uwo muntu aramubwira ati kamujyana ahantu ku mupfumu mwiba ibindi nawe umupfumu niwe wenyine uri bugira uti araza kuguhamagara ibintu byawe bize aramujyana amusigayo ariko umupfumu akamubeshya ati genda uhagarare utegereze munsi y'igiti aturaza gusanga haraza kuza umuntu akuzana ibyo bintu wibwe akahirirwa akasinzirira ariko ntaboneke ibyo bintu nibimugereho buri munsi afite ibyo amubwira mubeshya amukoresha uburetwa icyo yagiye ashaka ntiyakibonye inshuti mukundwa utwumva reka be kukubeshya we kubeshya ihute ugere kuri UCC tugusengere usengane natwe bivemo hari undi muntu wigeze nanone nari kuri radio aranyumva arambwira ati pastor nakumvishe kuri radio ati jewe mba mu rugo rw'umupfumu nijye ujya gushaka imiti nkajya kuzana imiti akanuma imiti njya gusoroma nanjye nsigaye nanga imiti iyo atinze kuzanye abakiriya baje aravuga ati jewe rero ndashaka gukizwa natsinzwe ndashaka gukizwa ariko se ndakizwa hane ndabahone n'umuryango wanjye ko ibintu bimaze n'igihe kirekire nanjye ubu ngubu barimo aranoza kugira ngo nzakore aka kazi ndashaka gukizwa natsinzwe numvisha amagambo muvuga ubu se ndabivamo ne ndambwira ko uko ushoboye ahubwo wirukanka uva aho ha uze kwa Yesu hari undi urimo twumva aka kanya umupfumu yagusabye igitambo cy'umwana wawe yagusabye igitambo cy'umugore wawe yagusabye igitambo cy'imfura yawe yagusabye amafaranga menshi utanafite yagusabye itungo ariko ndebere uri umuntu mukuru w'icubahiro utwara imodoka yawe uziritse hene muri butu uyijyanye ku mupfumu muri ngoma n'inkoko uragiye ngo usabye igitambo ahantu hatari n'inzira iri kugezeyo kandi yagutegetse ko uziyikoreye ku rutugu yambaye n'ubusa bene ibi bintu byose nibyo tuje kubabwira ngo muze kwa Yesu arabashaka iyo nzara n'inyota ufite urashaka cyakemura ikibazo ufite Yesu Kristo aradutumye adutumanye umwuka we kugira ngo dushobore kubafasha mw'abantu mu mutumva ntacyo usabwa urasabwa kureka ibyaha byawe urasabwa kuva mu ngeso mbi zose ukemera kuza kwa Yesu ukimuka nk'uko yahamagaye Abraham akamubwira ngo imukuve kwa Sotera usiga inzu ya so usiga igihugu cye wanyu ujye mu gihugu nzakubwira arashaka kuvayo kugira ngo uzukizwe icyo ni Imana idutumye kukubwira iyi nzara n'inyota iri mu buzima bwawe wowe utwumva usambanye n'abagore barenga 50 urimo uratwumva uyu munsi wa none nuzi wabyayemo umwana n'utabyaye umwana nuzi n'abana ufite nuzi niyo baba nunabitaho ariko n'uyu munsi wa none urashaka cyagukuraho wana pastor hari umuntu ushaka kubivamo ariko byamunaniye aravuga ati ndabihera hehe ese Imana yambabarira iki cyanditswe kirabaza ngo nimuze mugure murye nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa izahabu niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri niki gituma mukorera ibidahaza mugira umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu bwishimira umubyibuho mutege amatwi muzaho ndi munyumve muzaho ndi munyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe arashaka gusezerana natwe isezerano rihoraho isezerano ry'imbabazi ntabwo ari isezerano ry'igihano oya kuko Satani aguterwa akakubwira ngo uzapfa ngo nutanyumvira hari umugabo umwe mu itorero ry'iwacu y'Isisi hariya Nyamata mu itorero rya Y'Isisi Nyamata yari yarazanye umupfumu yaravuye mu gihugu cy'u Burundi abiwe mu rugo aramubwira ati umunsi waretse ibi bintu yari yaramwigishije gukora ubupfumu nawe aramubwira ati n'umunsi wabiretse uzapfa n'abana bawe uzakena
uwo mugabo tumusanga afite ubwoba bwinshi cyane. Ndibuka umugabo yazanye amarozi n'ibintu byose yakoreshaga n'ibiti n'ibintu bipfuye byose abizana aho ngaho uduhu abizana ku rusengero turabitwika. Yari yaramubwiye ngo umunsi wabikozeho ngo uzasara. Ibyo ni ibintu byoroshye tujiwe. Najyanye n'umukozi w'Imana Ruterana Francis tujya iwe turabifata tubishyira mu mfuka turaga vayo tujye ku rusengero. Yizera Yesu. Tumwizeza umwami Yesu, tumwereka umwami Yesu. Dusanga umwana w'umukobwa mpfumu yari yarabacuritse bwenge. Abadayimoni baramuboshye ari wo gupfa. Imizimu imubwira ngo ni uzapfa. Umukobwa ari ubu ngo barakorera Imana ni muzima. Imyaka 2 irashize. Amen. Umugabo nawe yarakiza ameze neza. Abadayimoni twarabirukanye mu rugo. We muntu twumva turajya ngo tukubwire ngo twebwe ntacyo dutinya. Ntacyo dutinya, gira icyo babwira. Ikintu cy'abapfumu Mana yanjye niyo yaba ndi imbere iyi saa sinamutinya. Oh my God. Kuko bagira iterabwoba. Njyewe ubwo banyumva niba neza wumva neza wicare hamwe. Njyewe nagiyeyo. Amen. Narwaye indwara y'umutwe udakira. Oh my God. Mfite ubuhamya bwinshi cyane nuzakomeza gukurikirana nzagufasha ubuzima bwawe bwose kandi noneho no wowe utuye Kabuga Rwamagana hehe hafi aho ngaho y'Ikabuga ngwino nzagufasha kuko nzi neza cyo Yesu yakoze mu bugingo bwanjye. Nari ndwaye indwara y'umutwe udakira ariko ikintu bambwiraga ni kimwe nuko narozwe. Nkajya mu bapfumu umupfumu akantekinika ndeba akambeshya ndeba ariko ntwaye weyo n'abavandimwe. Nkuko bavuze wa muntu ntabwo yijyanyeyo nawe yajyanywe n'umuntu umukunda azi ngo arimo kumushakira igisubizo. Ariko icyo bambwiraga ni kimwe. Barambwiraga ngo ninafata imiti y'abapfumu ngo nzakomeza kuhuma ngo kizakurikirana n'indwara y'umutwe n'amaso ariko bambwira ngo harabura igihe gitoya cyane ngahuma. Ariko ndashaka kubwiza ukuri ubuzima nabuboneye muri Kristo. Navuyeyo nta kintu bimariye uko basa ariko ni n'abajura. Abajura tuvugisha ukuri ntabwo basaba imbwa nta nubwo basaba injangwe bahera ku mahene kugira ngo bibonere agasosi bagasaba amashuka kugira ngo babone icyo kwiyorosa bagasaba ibitenge ngo abagore babo bambara. Umva nshuti yanjye winyagwa ku manywa y'ihangwe. Turahari kugira ngo Kristo akugirire neza. Turahari kugira ngo Yesu agufasha gutabare. Iyo nyota yo mu bapfumi gushiraho nanjye yarashize natwawe yo naba sindi bubavuge kambihorera kambabikira ibanga. Ariko ndashaka kukubwira ngo Yesu yangiriye neza. Iyi saha nkubwira ndi umukozi w'Imana ndi pasiteri. Icyo gihe nari umukobwa ndi munsi y'imyaka 17. Myaka 17 nenda kwiyahura kubera uburwayi. Ibyo nabyo nzabivugaho. Ariko Kristo yangiriye neza. Asanga ndushye cyane ndemerewe. Ankuramo inyota ari ikirwara ari y'abapfumu byose abinkuramo angira umudendezo. Nshuti yanjye inyota yawe irashira. Nuza kwiriba ku isoko y'amazi. Amazi amara inyota. Kristo akugirire neza. Niba utwumva aka kanya ibyo maze kumva ushobora kuba ushaka kutwandikira cyangwa kuduhamagara kugira ngo dushobore gusengana nawe tutarava muri studio za Hot FM. Ushobora kwandika wohereza ku murongo wa MTN n'umurongo wa studio urandika urohereza kuri 0781 0781 444 688 rimwe kasubiremo 0781 444 688 rimwe. Niba ufite umurongo wa Tigo ushobora kohereza kuri 0722 44 688 rimwe. Dusubiremo 0722 44 688 rimwe. Ushobora rero kuduhamagara aka kanya kugira ngo dushobore gusengana nawe dushobore kumenya aho uri. Nshuti mukundwa turakubwira ngo niba ufite inyota ngwino kwa Yesu. Kugira ngo niba badukenera ku giti cyacu bafashe. Katwakira umuntu wahamagara. Hello. Okay, iracitse. Komeza ugerageze. Katurebe undi wahamagara. Hello. Hello. Karame. Mwiriwe neza. Nanjye nitwa Munyentwari Samsoni. Uherereye he? Nagiraga ngo mudusengere. Uherereye he Samson? Herereye ku Gisozi. Ufite ikibazo ki? Herereye ku Gisozi hano munsi ya fawe. Ikibazo ufite ni ikihe? Ikibazo akenshi nkunda kugira ubwoba cyane mu mutima akaba n'igendibwa n'umutwe rimwe na rimwe. Samson
ubundi nkarota inzozi akenshi ndota inzozi mbona abantu bari kurya abandi byaranyuze ndi kugira mu nsengere ndebe ko ntabivamo. Samson tera intambwe ugere kuri UCC tugusengere, ndagusaba ugere kuri UCC kandi ntusuzugure uhagere kugira ngo tugusengere ntabwo uri wenyine, hari izindi imbaraga ziboshye ubuzima bwawe dukeneye kugufasha rwose, ugere kuri UCC hariya ni boye. Urakoze cyane, katwakira undi. Hello. Mwiriwe neza. Nitwa Violette. Yego. Nanjye nagira ngo musengere. Violette ufite ikibazo ki? Nagira ngo musengere Imana nanjye nyinjira amateka nkora akazi ko mu rugo. Rero hano Kicukiro akazi ko mu rugo ariko sinjya mbona umwanya wo kujya gusenga, ari igihe nakuze no kujya gusenga bakarumira Imana ngo impindura amateka nanjye mu rwanjye ruko. Okay. Turagusengera. Kandi ikindi mu rugo twavuze turi abana barindwi. Ako umudayimoni uko nta muntu umwe wumvikana n'undi, habe na papa nta n'umwe wumvikana, twese twasohotse urugo twaragiye ntaweregerana n'undi. Oh my God, saba uruhushya ugere kuri UCC wowe tuyaho Kicukiro uze tugusengere kuko ni umwuka. Ntabwo narubona. Izera Imana turagusengera kandi n'uruhushya turabizi kuzarubona. Katwakira undi. Urakoze cyane. Undi, hello. Hello. Mwiriwe neza. Karame? Hello. Ago twumva. Utuye Kimironko? Witwa nde? Diane. Ufite ikibazo ki? We? Narezo. Nago turimo twumvikana neza Diane. Turagusengera izera Imana. Ushaka kwandika ubutumwa bugufi wohereza kuri iyo mirongo mu minota mike dusigaranye kugira ngo dushobore gusengana nawe. Hello. Hello. Karame. Bravo. Muraho neza. Nitwa Françoise. Yego Françoise. Abantu herereye Kimironko. Uri Kimironko. Nayo navuze ko umutwe udakira. Yego. Iyo ngiye gusenga gusenga umutwe kandi byatari. Nanjye nanifuza ko mwansengera n'umuryango wanjye nta mutekano urimo hora baryama. Utuye Kimironko niko watubwiye? Ukwiye gushaka umwanya ukagera kuri UCC tukagusengera, tukashobora kureba uburyo tugufasha kurushaho kuko icyo ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye gikeneye gufatwaho no turagira tuguha umwanya rwose tugusengera. Kandi munsengere. Turagusengera. Ushaka umwanya ugere ku butaka bwera hariya tugufashe kurushaho. Hari mwenda tawanditse ubutumwa bugufi aravuga ati muraho nitwa Muhayimana ndi Huye, munsengere nzabashe kuza kuwa nyuma mu iteraniro, ndi mu byaha mumfashe. Uri mu byaha tugomba gusengera. Imana yo mwijigwa imbaraga kandi gubuntu utera intambwe uve Huye. Dufite abantu bava za Huye baza gusengana natwe hariya kuri UCC ni boy, nawe bumwe muri abo ngabo ngwino dufatanye tugusengere, zo mbaraga zikubatiye mu byaha zikurekure mu izina rya Yesu. Harundi nawe inshuti bakundwa turagenda tubabwiye tugiye gusenga, tugiye gufata akanya ko gusenga, katwumva uyu nguyu. Hello. Hello. Yes, urinde? Mwiriwe neza. Ni Marine. Marine ufite ikibazo ki? Ufite ikibazo ki Marine? Yashika nanjye munsengere. Uherereye he Marine? Kicukiro. Ufite ikibazo ki? Ntabwo njya nishima muri njyewe. Abo ni abadayimoni tugomba kuba kwirukanamo, utera intambwe ugere kuri UCC hariya tugufashe kurushaho. Buri mugoroba dufite ibiterane, shaka umwanya tugereho tugufashe. Urumva Marine? Katurekera aho ngaho rero inshuti bakundwa mwarimu dukurikiye tujya dufata umwanya wo kubasengera, dufata umwanya wo gusengana namwe. Mwene date Jidi ya message yawe twayibonye, nawe urwaye umutwe udakira, mu kanya gato tugiye kugusengera, nuve kuri radio yawe. Abatashoboye kuduhamagara mushaka kutwandikira ubutumwa bugufi ku matelefone tugiye kubaha mu kanya gatoya, ni telefone zacu zigendanwa.
zihoraho kugira ngo mushobore kutwandikira cyangwa kuduhamagara mutuyoboza neza UCC aherereye. Reka aka kanya mbabwire ngo UCC iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge ni Boy, akagari ni Boy, umudugudu Nyarubande, akunda kwitwa muri Sahara. Ugeze Sonatibe ufata umuhanda ugana muri ugana Sahara. Reka dusengane namwe nonaha rero mwese batwandikiye, turasenga mu kuboko kw'Imana kubane namwe kandi kubakize, urwaye ubabaye ufite agahinda, ubu nubwo Imana bukubohore mu izina rya Yesu, amen. Katwagire pastor duhe telefone ye. Telefone mwanshakiraho ni 0788513332 0788513332. Urusengero rwa UCC Kabuga ruri mu kigo kwa Richard. Ugeze Kabuga buri muntu wese yakugeza. Yesu akugirire neza. Telefoni yanjye ni 0782757462 757462. Mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara. Imana ibane nawe. Dushimire Imana yaduhaye Perezida Kagame, Paul n'abadepite n'abaminisitiri bose. Turagukunda nyakubahwa, nawe banyacyubahiro mwese. Dushima cyane byo mudukorera. Imana yacu ibaha umugisha, leta y'ubumuraga hora ku ngoma, uragasagamba.